Reka mbasuhuze mbifuriza n'ikaze ku makuru iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe n'ubw'ikirere Meteo Rwanda ryo kubagezaho nk'abandi mu Kazarukundo Clarisse. Ngiye gutangira rero mbagezaho uko ikirere cy'umunsi kiriho cyitwaye, iteganyagihe ry'umunsi w'ejo ndetse turaza gukomoza no kurya iminsi iri imbere nyuma y'umunsi w'ejo. Uyu munsi mu kirere cy'u Rwanda haranzwe n'ibicu byari byiganje mu masaha ya mu gitondo henshi mu gihugu, ariko mu masaha yo ku gicamunsi haguye imvura ndetse yumvikanagamo inkuba mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Naho ku munsi w'ejo muri rusange amasaha mu gitondo ndetse nayo ku gicamunsi harahateganyijwe ibihe by'imvura. Reka tubirebe mu buryo burambuye. Duhereye ku muyaga, hateganyijwe umuyaga uringaniye ushyira kuba mwinshi. Uyu muyaga uteganyijwe ukazaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ndetse na metero 8 ku isegonda. Uyu muyaga kandi ukazaba uhuha uturuka mu ntara y'Iburasirazuba werekeza mu bindi bice by'igihugu nk'uko ino shusho irimo ibyerekana. Mu masaha mu gitondo rero mu ntara y'Amajyepfo ahenshi mu turere twaho hakaba hateganyijwe ibicu bizaba byiganje. Mu bice byo mu Burengerazuba mu turere twaho twa Rubavu na Nyabihu ndetse no mu karere ka Nyamasheke no hateganyijwe ibihe by'imvura. Akarere ka Nyabihu rero kakaba gateganyijwe gukonja cyane ugereranije n'ahandi mu gihugu, kimwe n'akarere ka Musanze. Mu bice rero by'amajyaruguru hateganyijwe ibihe by'imvura mu turere twa Musanze, Burera ndetse na Gicumbi. Nkuko nemaze kubibabwira, Musanze nayo ikaba ifite igipimo cy'ubushyuhe cya °C 11 ikazaba ikonje cyane ugereranije n'ahandi mu gihugu. Mu burasirazuba bw'igihugu cyacu mu majyepfo yaho mu turere twa Ngoma ndetse na Kirehe no hateganyijwe ibihe by'imvura. Ibindi bice bisigaye akaba hateganyijwe ibicu bizaba byiganje. Umujyi wa Kigali ukaba uteganyijwemo ibicu byiganje ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 16. Mu masaha y'igicamunsi mu turere twaho twose hakaba hateganyijwe imvura mu ntara y'Amajyepfo. Igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru ahenshi kikazaba kiri kuri °C 27. Mu bice byo mu Burengerazuba naho mu turere twaho twose hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 22 na 28. Naho mu majyaruguru hateganyijwe naho imvura yumvikanamo inkuba n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 22 na 27. Mu bice byo mu Burasirazuba hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba ndetse akarere ka Nyagatare akaba ariko gafite igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru ugereranije n'ahandi mu gihugu cya °C 29. Umujyi wa Kigali uteganyijwemo imvura yumvikanamo inkuba ku munsi w'ejo masaha y'igicamunsi ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 28. Reka dukomoze rero ku iteganyagihe ry'iminsi 4 nyuma y'umunsi w'ejo, ni ukuvuga kuva ku itariki ya 15 kugera ku itariki ya 18. Mu bice bitandukanye by'igihugu ku itariki ya 15 ndetse na 16 hateganyijwe imvura ariko izagabanuka ugereranije n'iminsi izaba yabanje. Ku itariki ya 17 ndetse na 18 mu bice byinshi by'igihugu imvura ikazongera ikaboneka. Ku munsi w'ejo rero izuba riteganyijwe kurasa mu masaha saa 11:40 za mu gitondo rikarenga saa 11:55 z'umugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubifurije komeza kugira ijoro ryiza.